Yesu Kristo ashimwe. Tugeze ku munsi w'ijana na 32 dusoma Bibiliya. Turimo gusoma igitabo cya Yobu. Uyu munsi turatangira ku bice 19. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yobu abasubizanya kwizera gukomeye. Maze Yobu arasubiza ati: muzahereza he mubabaza umutima wanjye, mukamvunaguza amagambo yanyu. Ubu ni ubwa 10 munshinyagurira. Ntabwo mukorwa n'isoni zo kungirira nabi. Niba naracumuye koko, igicumuro cyanjye ninjye kiriho. Niba mushaka kunyibonaho no kumpamya ibyo munsebya, umenye yuko ari Imana yubitse urubanza rwanjye, ikangotesha imitego yayo. Dore ndatakishwa no kugirirwa urugomo, ariko sinumvirwa. Ndatabaza, nta rubanza rutabera ruhari. Inzira yanjye yarayishe bituma ntabasha guhita, kandi inzira zanjye yazitwijemo umwijima. Yanyaze icyubahiro cyanjye, inyaka ikamba ryo ku mutwe wanjye. Yanyishe inturutse impande zose, none ndapfuye, kandi ibyiringiro byanjye yabiranduye nk'igiti. Yankongejeho uburakari bwayo, kandi imbarira mu banzi bayo. Ingabo zayo zaziye icyarimwe, zishaka inzira yo kuntera, maze zigota urugo rwanjye. Yantandukanije n'abo tuva inda imwe, kandi abo twari tuziranye baranyigurukije. Bene wacu bantaye, n'inshuti zanjye zanyibagiwe. Abo mu nzu yanjye n'abaja banjye bangenje nk'umushyitsi, mbamereye nk'umunyamahanga. Mpamagara umugaragu wanjye ntarushya nyitaba, nubwo mwingingisha akanwa kanjye. Umugore wanjye azinutswe umwuka wanjye, kandi gusaba kwanjye kuzinutswe bene mama. Ndetse n'abana bato baransuzugura, iyo mbyutse bamvuga nabi. Inshuti zanjye z'amagara zose ziranzinutswe, n'abo nakundaga bampindukiye abanzi. Amagufa yanjye yumiranye n'umubiri wanjye n'inyama zanjye, ndetse nsigaye ku menyo gusa. Mungirire imbabazi mwa nshuti zanjye mwe, kuko ukuboko kw'Imana kunkozeho. Murandenganyiriza iki mukangirira uko Imana ingize? Uko meze ntikubahagije? Yobu ahamya ko afite umucunguzi uzamukiza. Iyaba amagambo yanjye yari yanditswe mu gitabo, akandikishwa ikaramu y'icyuma n'icyuma cy'isasu, agakebwa ku rutare ngo ahoreho iteka. Ariko njye ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, kandi ko amaherezo azahagarara mu isi. Kandi uruhu rwanjye nirumara kubora, nzareba Imana mfite umubiri, nzayireba ubwanjye. Amaso yanjye azayitegereza saa yundi. Nuko umutima wanjye umarwa n'ubukumbuzi. Ahubwo mwari mukwiriye kuvuga muti, twamurenganya dute ko afite impamvu zimuha urubanza? Nimutinye inkota, kuko uburakari buteza guhanwa n'inkota, kugira ngo mumenye yuko hariho urubanza rutabera. Igice cya 20. Zofari arongera avuga ubwa kabiri. Maze Zofari w'Umunamati arasubiza ati: gutekereza kwanjye binteye gusubiza mbitewe n'ubwira mfite. Numvise gucyahwa kunkojeje isoni, kandi umutima wanjye ujijutse uranshubije. Mbese ntuzi ibyo bya kera, uhereye igihe umuntu ashyizwe mu isi, yuko kwishima kw'inkozi z'ibibi kumara igihe gito, no kunezerwa kutubaha Imana ari uko akanya gato gusa. Nubwo ubwibone bwe bwagera ku ijuru, umutwe we ukagera ku bicu, azashira buheriheri nk'umwanda umuvamo. Abamubonaga bazavuga bati, ari he? Azaguruka abure nk'inzozi, kandi ntazongera kuboneka. Ni ukuri azirukanwa nko kurota kwa nijoro. Ijisho ryamurebaga ntirizongera kumubona ukundi, n'ahantu he ntihazongera kumureba. Abana be bazihakirizwa ku bakene, kandi amaboko ye azariha ubutunzi yahuguje. Amagufa ye yuzuye imbaraga z'ubusore, ariko buzaryamana nawe mu mukungugu. Nubwo ibyaha bimuryohera mu kanwa,
akabihisha munsi y'ururimi rwe, akabikuyakuya ntabireke, ahubwo akabikomeza mu kanwa ke, ibyo kurya kwe bizamuhindukira mu nda, bimuberemo ubusagwe bw'incira. Ubutunzi yabumize bunguri kandi azaburuka, Imana izabuhubuza mu nda ye. Azanyunyuza ubusagwe bw'incira, azicwa n'ururimi rw'impiri, ntazareba imigezi cyangwa utugezi dutembamo ubuki n'amavuta. Ibyo yakoreye azabigarura, ntazabimara, ntazanezerwa nk'uko ubutunzi yahuguje bungana, kuko yarenganije abakene akabirengagiza, yashenye amazu atubatse. Mu byo yishimiraga byose nta na kimwe azakiza, kuko muri we nta mahoro. Nta kintu cyasigaye atariye, nicyo gituma atazahorana kugubwa neza. Igihe azaba afite ibimuhagije bisaze, azabikenana, ukuboko k'ukennye wese kuzamugeraho. Igihe azaba agiye guhaza inda ye, Imana izamusukaho uburakari bwayo bukaze, ibumuvunderezeho ariho arya. Azahunga intwaro y'icyuma, kandi umwambi w'umuheto w'umuringa uzamuhinguranya, awishingure usohoke mu mubiri we. Ni ukuri, ni icyuma kirabagirana kizasohoka gihinguranije umwijima we. Ibiteye ubwoba bimugezeho, ubutunzi bwe bubikiwe umwijima wose, umuriro utakijwe n'umuntu uzamukongora, uzatwika ibisigaye mu rugo rwe byose. Ijuru rizagaragaza ibyaha bye, kandi isi izamuhagurukira. Inyungu yo mu nzu ye izanyagwa, n'ibintu bye bizatagarana ku munsi w'uburakari bwayo. Uwo ni wo mugabane w'inkozi z'ibibi uva ku Mana, n'umwandu yagenewe nayo. Igice cya 21. Yobu aramusubiza. Maze Yobu arasubiza ati, nimuhugukire ibyo mvuga, bimbere guhumuriza kwanyu. Nimunyihanganire kugira ngo nanjye mvuge, nimara kuvuga mukomeze museke. Mbese umuntu ni we ntakira? Icyatuma ntareka kwihangana ni iki? Nimunyitegereze mwumirwe, maze mwifate ku munwa. Iyo niyibutse ngira ubwoba, kandi umushyitsi ugatigisa umubiri wanjye. Ni iki gituma abanyabyaha babaho, bakisazira ndetse bakarushaho gukomera? Urubyaro rwabo rukomerana nabo barureba, n'ababakomokaho nabo bakabakomerera imbere. Ingo zabo zibamo amahoro, ntizigire icyo zikanga, kandi inkoni y'Imana ntibabanguriwe. Amapfizi yabo arabyara ntabwo acogora, n'inka zabo zihora zibyara ntabwo ziramburura. Abana babo bato babagenda imbere nk'umukumbi, kandi abana babo barabyina. Baririmbishwa n'ishako n'inanga, bakishimira ijwi ry'umwirongi. Iminsi yabo bayimara baguwe neza, hanyuma bakamanukira ikuzimu badatinze. Bakabwira Imana kandi bati, tuveho kuko tudashaka kumenya inzira zawe. Bati, ishobora byose ni iki kugira ngo tuyikorere, kandi nituyisenga bizatumarira iki? Dore ihirwe ryabo ntiriri mu maboko yabo, inama y'inkozi z'ibibi imbe kure. Ni kangahe itabaza ry'abanyabyaha rijya rizima, ibyago byabo bikabageraho. Imana ikabagororera imibabaro bitewe n'uburakari bwayo, kugira ngo bamere nk'ibishakashaka bigurukanwa n'umuyaga, nk'umurama utumurwa n'ishuheri. Muravuga muti, Imana ibikira abana b'umunyabyaha igihano cy'ibyaha bye. Ahubwo umunyabyaha ubwe aba ari we ihana, kugira ngo abimenye. Amaso ye aba ari areba kurimbuka kwe, kandi anywe uburakari bw'ishobora byose. Mbese ibizaba kuba inzu ye bamukurikiye azabyitaho, kandi apfuye akenyutse? Hari uzigisha Imana ubwenge, kandi aricira urubanza abakomeye? Umwe apfa agifite imbaraga zishyitse, aguwe neza rwose kandi afite amahoro. Ibicuba bye byuzuye amata, kandi umusokoro wo mu magufa ye urayagirana. Undi apfa afite intimba mu mutima, atigeze kubona ibyiza. Bombi baryamana mu mukungugu, inyo zikabatwikira. Dore nzi ibyo mutekereza n'imigambi mujya yo kungirira nabi, kuko muvuga muti, inzu y'igikomangoma irihe.
n'urugo abanyabyaha babagamo rurihe? Mbese ntimurakabaza abagenzi? Ntimuzi icyo bahamije, yuko umunyabyaha abikiwe umunsi w'amakuba, kandi ko bajyanywe mu munsi w'uburakari? Ninde wamugaragariza inzira ye bahanganye? Ninde wamwitura ibyo yakoze? Nyamara azajyanwa mu mva, kandi abantu bazarinda igituro cye. Ibisinde byo mu gikombe bizamuryohera, kandi abantu bose bazamukurikira nk'abamubanjirije batabarika. Noneho ni iki gituma munkoresha iby'ubusa? Ko numva ibyo munsubiza ari ibinyoma bisa. Imana ibaha umugisha. Tuzakomeza ejo dutangira gusoma igice cya 22 n'ibindi bice bikurikiraho. Mugire umunsi mwiza n'imyiteguro myiza ya Noheli.